Welcome back kuri The Save, ni JC nanone ndakeka mumaze kubimenyera mwebwe mumaze iminsi mubana natwe kuri The Save ndetse n'abashyashya we welcome you, turabaha ikaze kuri iki kiganiro cyacu. Uyu munsi turakomereza mu gitabo cya Samweli tureba ku bami babiri babayeho mu gihe cy'umuhanuzi Samweli ariwo Sawuli na Dawidi mu bwami cyangwa muri kingdom ya Israel. Ubushize twagarukiye aho Sawuli yaramaze kubwirwa n'umuhanuzi Samweli ko kubera ubwibone bwe, kubera pride, kubera kwishyira hejuru, kubera kutaba humble no gusuzugura amategeko y'Imana bizatuma Imana ihagurutsa undi mwami ariwe Dawidi, ariwe David. So igihe cyarageze rero ko umuhanuzi Samweli Imana imuha vision yo kujya gusiga undi mwami. Wibuke ko mbere abantu Abisiraheli nibo ubwabo baje bisabira umuhanuzi Samweli kubashyiriraho umwami. Nuko aragenda asaba Imana ati ubwoko bwawe bwansabye umwami. Imana iramubwira ati niba kuko si byo byakagombye kuba byagakozwe, ariko niba aricyo bashaka ubahereza umwami. This time rero Imana niyo yimanukiye iza kwitoranyiriza umwami ubwayo. Ibwira Samweli kujya mu rugo kwa Dawidi, ariho ku mugabo witwaga Yesayi ariwe se wa Dawidi n'abandi bavukanaga, ngo agende ajye gusigayo umwami. Nuko umuhanuzi aragenda, Samweli ahageze asanga abana bose barahari, ariko ntiyanyurwa, ntiyaba convinced yo gusiga umwe muri abo bamweretse. Urumva habaga muri famille ifite ukuntu iba yaratoranyije abana bitewe n'uwo babona uzatwara abandi, cyangwa imfura, cyangwa bitewe n'uwo bakunze. Ariko umuhanuzi Samweli bimwanga mu nda, aragumya aravuga na wundi muntu usigaye. Story murayizi, story ya David is very famous, ni imwe muri stories zo muri Bibiliya zizwi. Igihe kiragera rero ko bamubwiye atari ko hari akandi kana kaba muri farm, mu ifamu nyuma aho ngaho mu ntama kirirwa karagiye, kereka ukazanye, ariko kare option ya nyuma ariwe David. Nuko arabwira ati mumuzane n'uwo. Aje baramwanointinga, Samweli aramwanointinga nk'umwami wari ugiye kuzaba umwami mushya w'ubwoko bw'Abisiraheli. Nuko so igihe cyarakomeje, nyuma yo gusigwa kwa Dawidi obviously nako yasaba umwami mu munsi ukurikiye cyangwa mu gitondo. Ubuzima bwarakomeje, ahubwo igihe kiragera Abafilisitiya batera Abisiraheli. Hazamo n'umugabo w'igihanda wari giant witwaga Goliath. Iyo story yo iri much more famous kurusha story nyinshi cyane muri Bibiliya. Murabizi araza challenging ubwoko bw'Abisiraheli, habura n'umwe mu ngabo zose umutsinda. Atangira no kujya batuka ku gasi ku manywa, akavuga agatuka Imana y'Abisiraheli, akabacira, akavuga ko ntacyo bashoboye kandi koko bari baranamunani. Igihe kimwe Dawidi banza yaragemuriye abantu bari ku rugamba, ahageze nibwo yavugaga ati ngiyewe narwana n'uriya mugabo, narwana kiriya gihanda. Ibi biraza kutwereka, niwibuka neza story twasomye mu gice cya kabiri cy'igitabo cya mbere cya Samweli, wa mugore witwa Hana ariwe mama wa Samweli, poeme yanditse avuga ngo Imana imanura abantu bishyira hejuru, ikazamura abantu bafite imitima iri humble, exalting abantu bafite imitima iciye bugufi. Then muri iyi situation murabyibuka, Dawidi yagaragaraga nkaho ari ntahwe cyangwa ari ubusa imbere y'abasirikare bose bari bahari. Generals batinya, ariko uyu mwana atendarwana nawe, bamwe bamfata nk'umusazi, ariko igihe kimwe aremererwa, nuko atsinda Goliath. Murabizi byose, amukubita ibuye arapfa. Kuva uwo munsi Dawidi bamushyira abo umuntu ukomeye muri Isiraheli no mu gisirikare cya Isiraheli ajoiningamo, ndetse aza no kuba umugeneral umwe ukomeye mu gisirikare cya Isiraheli. Ubwo ni ku ngoma ya Sawuli, umwe Imana yatumye biciye mu kanwa ka Samweli ngo izamumanura kubera kutobenga amategeko cyangwa kutubaha amategeko yayo n'ubwibone bwari bumwuzuye.
then hagaragaye undi muntu utangiye gukomera, utangiye gukora ibyo abasirikare bananiwe, ibyo ingabo zabaye trained zananiwe, ari we muntu uri humble, ari we muntu twatangiye tubona picture ye ari mu ntama yatawe inyuma, ni wa mutima uciye bugufi cyangwa kwa guca bugufi kutangiye noneho kuba exalted n'Imana. So igihe rero kiragera kubera kurwana intambara nyinshi, Dawidi aziyoboye, David akazitsinda, abantu batangira kumukunda, batangira kuba icyamamare, kankoresha iryo jambo, cyangwa kwamamara muri Israel. Then umwami Sawuli, Bibiliya bavuga ngo aba mad, ararakara, biramurakaza, atangira kurakarira Dawidi, ndetse biba na ngombwa ko hari n'igihe yashatse kwica Dawidi arahunga, ajya mu butayu, ahunga umwami Sawuli washakaga kumwica. Ari mu butayu, hari igihe kimwe cyagendaga kiba, akabona occasion cyangwa se uburyo yakishemo uwaje kumutera ari we Sawuli, ariko ntabikore. Igihe kirenze kimwe rwose yabonye uburyo bwo kwica Sawuli ushaka kumwica, ariko ntiyabikora. Then ndumva icyo kintu nacyo ari ikintu tutaskipinga, twareba isomo. Uyu mugabo yashakaga kwica David, uyu mugabo yarakajwe nuko Dawidi ameze nkaho ari kuba successful kumurusha, arangije ashaka no kumwica, ariko ntiyabigiraho. Then Dawidi washakaga kwicwa abonye uburyo bwo kwitura umwanzi. Nzi ko benshi ariko aribwo buryo bwiza bwo gusubiza umuntu cyangwa ibintu biri kuguchallenginga, nuko bihitinga back, ariko sometimes patience iba nziza. Wibuke ko Dawidi uri guhiga ushaka kwicwa yarirukanywe, ari mu butayu, ariko yirukanywe yarasizwe nko kuba umwami. Umuhanuzi Imana yatumye Samweli yaramusize ngo ni wowe uzaba umwami wa Israel, ariko that time yari ari mu butayu yahunze, yihishe, umuntu wasezeranije. So nawe uyu munsi ushobora kuba ufite isezerano ry'Imana ku buzima bwawe, ushobora kuba ufite umugambi w'Imana, cyangwa se ufite ahantu wifuza kuzagera mu buzima bwawe, ariko ukaba ubona iminsi iri dark, iminsi yagukubise, iminsi ntago ihamanya n'iryo sezerano ufite, nkuko David byari bimeze. Ukaba nawe wageze aho ucika intege, kuko noneho uyu yageze nawe bashaka kumwica, ariko patience ntago yigeze yihore, ntago yigeze reactinga ngo icyo umutima umubwiye. Ndahamya neza ko iyo bari Sawuli yari kuba yarishe David straight, ariko David buri gihe yahoraga ashaka icyo Imana ivuga, ni igiki ndakora, icyo Imana izakumbwira, then yamwica. Igihe kiragera rero, hashize iminsi Abafilisitiya batera Israel, nanone bari barachallenginze Israel ku rwego rwo hejuru. Then umwami Sawuli abonye ko babafashe, nta kintu gisigaye kugira ngo batsindwe, aravuga kugira ngo barabapagane b'Abafilisitiya banyice, abwira umwe mu bamutwazaga intwaro ati nyica. Uwo mugaragu aranga, nuko umwami Sawuli afata inkota ariyahura. Then n'uwo mugaragu abonye iby'umwami ibibaye ku mwami we, aravuga ibi nabyo, nawe afata inkota bibuko. Sawuli abarangiye gutyo. Sawuli amaze gupfa, nuko amakuru agera kuri ba Dawidi, wibuke bari barahunze, aho bari ku mwami yapfuye, ndetse n'abana be, ndetse n'ingabo ze zose, uretse ingabo zimwe zabashije guhunga zambuka Yorodani, n'izindi zihungira mu misozi. Igihe kiragera rero ko Dawidi amenya amakuru, aragaruka, garuka muri Yerusalemu. Ariko icyo gihe Abafilisitiya bari bamaze noneho kwigarurira igihugu cyose Abisirayeli bari batuyemo. Nuko igitabo cya kabiri cya Samweli, kuko mwabonye ko ni umuzingo umwe, ariko ababyanditse bagira ngo badufashe gusoma babiciyemo kabiri. Hari igitabo cya mbere n'icya kabiri. Icya kabiri rero gitangira Dawidi ari kuniha, cyangwa se arimo kwibuka, yanditse kimeze nka poeme y'agahinda yatewe nuko umwami Sawuli yapfuye. Kandi wibuke uyu mwami niwe washakaga kumwica, amwirukana, niwe watumye anahunga in first place. Ariko reba umutima waga muri Dawidi, n'abanzi yageraga ahantu akumva umutima uramenetse,
bigatuma anandika ibihimbano byo kwibuka, poetic like memory poetic memories. Nuko rero igihe kiragera, Dawidi arongera araza atera Abafilisitiya, batekinga over, bigarurira Yerusalemu. Amaze kuyifata anayigira umurwa mukuru wa Israeli. Nyuma anayihindurira izina bayita Zion cyangwa Siyoni. Amaze kugira Yerusalemu capital city, ashaka no kuyigira umujyi wo gusengerwamo cyangwa se religious town, religious city. Niko kubwira abatambyi ngo bazane isanduku y'isezerano aho yari iri, bayizane aho ngaho muri Yerusalemu, ndetse anasaba Imana ko yayubakira temple, yayubakira inzu aho ngaho muri Yerusalemu. Nuko Imana imusubiza yarayisabye, imusubiza promise cyangwa se imusubiza isezerano, imubwira ati mu rubyaro rwawe cyangwa se muri bisekuruza byawe niho hazavamo umwami uzanyubakira inzu, ngo kandi azanashyiraho eternal kingdom, azanashyiraho ubwami budashira. Iryo ni ijambo iyi ni parti, ni amwe mu magambo akomeye cyane muri Bibiliya, ko arahura n'ubuhanuzi Imana yahaye Aburahamu ko izamugira sekuruza w'amahanga yose, kandi muri we ariho hazavamo Yesu ariwe ntare yo mu muryango wa Yuda. Birahura cyane n'isezerano ryo mu itangiriro ko mu rubyaro rwa Eva ariho hazavamo umwami cyangwa se umuntu uzaza agakandagira ya nzoka akayibrozinga, akayikandagira umutwe nayo ikamubrozinga ku gitsi. Iri sezerano ni Kristo wavugwaga hano, niryo reconnectinga impamvu ya Bibiliya no kuza kwa Yesu muri Bibiliya. Iyi picture niho hantu izirama. So nuko rero Imana imusubiza promise, imubwira ko mu bisekuruza bye hazavamo umwami, akaba ari we uri qualified kuyubakira inzu, kandi akaba ari nawe uzashyiraho eternal kingdom. Umwami Dawidi akomeza ingoma ye, akomeza reigninga, aba more successful, aba blessed. Ubwami bwe bwari successful cyane, ndetse no kurusha mu gihe cya Sawuli. Ariko igihe kimwe kiragera, ibibazo ahantu byatangiriye. Igihe kimwe Dawidi yari yasigaye mu rugo yanze kujya ku rugamba, then abona umugore witwaga Betsheba, ubwo yari hejuru y'inzu ye ari kukaraba, yiyogeraga ashaka kuryamana nawe, aranabikora, ndetse arangije kugira ngo asibanganye ibimenyetso. Amaze kumenya ko umugore ari umwe mu w'abasirikare be, ari umugore umwe wo mu basirikare be, ahitamo kwica uwo musirikare, umugabo we, kugira ngo ahishe ibimenyetso. Ariko obviously icyo ni ikintu cyagaragaraga, gufata umugore w'undi muntu. Haza umuhanuzi witwa Natani, aramucyaha, amubwira mu migani azimiza, ariko ashaka kumubwira amakosa yakoze. Nuko Dawidi arabimenya, Bibiliya avuga ngo arihana, ararepentinga. Ariko Imana nigeze yaramubabariye, ariko ntiyavanaho consequences z'icyaha yakoze. Za decision yakoze zo kwica uwo mugabo na decision zose z'ibyakurikiyeho yakoze. Nuko aho hantu niho ubwami bwa Dawidi bwatangiye kugenda buhura n'ibibazo, bukembera. Nuko habaho gusubiranamo, habaho ibyago byose bifite origin ituruka kuri iyo decision, kuri consequence y'icyaha Dawidi yakoreye. Kuko nyuma yaho abana ba Dawidi uko ari batatu, habagamo umukobwa witwaga Tamar, harimo Amnon ariwe musore, harimo n'undi witwa Absalom. Bari abahungu babiri n'umukobwa umwe, nibo Bibiliya ivuga icyo gihe. Noneho Amnon aryamana na Tamar ariwe mukobwa we, abana be hagati bararyamana. Umukuru abimenye, Absalom, yica wa musore wundi. Urumva umwiryane wamaze kuza mu muryango ready. Amaze kumwica uwo witwa Absalom, Bibiliya inavuga ko yagiye ku ruhande mu ibanga, secretly yajya mu butayu afominga igisirikare kugira ngo azaze no gutekinga over ise, kuko ise yamucyashye amuhora ko yishe murumuna we, bituma hazamo imyivumbagatanyo mu rugo. Then uwo mwana we yenda no kuba successful, kuko Dawidi yarahunze ava kuri throne, ku ntebe y'ubutegetsi, arahunga asubira mu butayu bwa kabiri,
ariko this time ubwo yahungaga ntabwo yari innocent. Bwa mbere nibwo yashakaga guhorwa ubusa, ariko iki gihe amadecision yagiye akora mabi niyo yabaye uruhererekane rw'ibintu byose byabaye mu rugo iwe no kuri kingdom. So igitabo rero story ya Dawidi ukuntu irangira n'ubundi uwo mwana we yishwe ku gice gishyiri cya 21. Dawidi agaruka nanone ari ku morning, ari kurira afite ababajwe nuko umwana we yapfuye. Nicyo kintu ki specific nabonye kuri Dawidi. Abanzi be bose ntabwo yabishimiraga hejuru ngavuge ko bapfuye nanesheje nagize, ahubwo yarababaraga nubwo babaga ari abanzi, ariko Dawidi yabaga afite umutima uri humble, umutima uciye bugufi. Ari naryo kintu nanone twakigira kuri Dawidi, na Bibiliya irabidusaba abanzi bacu ngo tubasengere, tubifurize ibyiza. Ntago igisubizo cy'umwanzi wacu cyangwa cy'iki kintu giguchallenging ari uko kiri praying aho ndakwatura ijambo uzashya uzagira gute, no, ahubwo nuko tusenga tugasengera abo banzi, cyane ko rimwe na rimwe atari naribo ari Satani uba urimo kuganza imitima. So icyo ni ikintu twakigira, iyo humility twayigira kuri Dawidi. Igihe rero kiragera Dawidi nawe aratanga nk'abandi bami bose. Igitabo cya Samweli wa kabiri kuva kuri 21 kugera kuri 24, ibitabo uyisomye ibyo bice byose ubona ko byanditse mu buryo buri mixed, ariko ikintu bagarukaga ku mbaraga za Dawidi no kuri defoze zagiye zibaho, ko atigeze mu bintu bimwe na bimwe atigeze consulting Imana, ari nabyo bihura cyane n'ibyagiye bimanura ba Sawuli. Igihe cyose bakoraga ibintu bakumva nibo ntago ari Imana, ni ngewe wabigezeho, ngiye gukomera, ngiye mwami. Dawidi nawe rimwe na rimwe agakora mistakes, nabaza Imana, najya imbere y'Imana ngo abanze akora umugambi. Kandi wibuke ubwo yabaga yirukanwa mu butayu yangaga kugira icyo akora, yari afite mu mwaye zo kwica Sawuli nk'umwanzi we, ariko agategereza ko Imana ivuga. So ibyo byagiye bibura mu buzima bwe, agakora ama decisions amwe namwe abezingiye kuri we, bigatuma ibintu byose bikora idinga. So twavanamo iri somo uyu munsi, Imana irongera kutwibutsa biciye mu kanwa ka wa mama ariwe mama Samweli hana mu gice cya 2 ngo imitima iri humble imbere y'Imana niyo iba exalted, ni Imana ishyira hejuru. Hanyuma abantu twumva ko cyangwa bumva ko ari bo bashoboye, babeshejwe n'imbaraga n'ubwenge bwabo, at the end of the day barangira bamanuwe n'Imana. Koze Imana wibuke icyubahiro cyayo n'igisangira n'undi muntu ni cyayo, niyo mpamvu tugomba kucyaknowledginga then ikatwa uplifting. So iyi yari summary y'igitabo cya Samweli. Nakubaza abo dukurikiranye, hari nk'inkuru waba warasomye muri iki gitabo cya Samweli ikagufasha tutavuzeho cyangwa tutavuzeho mu gice cya mbere, wayisharinga hasi muri comments. Niyo mpamvu dukora the survey kugira ngo twunguke, kugira ngo tumenye utwo tuntu details tuba tugiye turi in the Bible kagufashije, nanjye kakaba kamfasha ndetse kakana changing ubuzima bw'abandi benshi. So uburyo buhari nuko wa commenting hasi ukatubwira iki cyaramfashije, ni wowe mwakivuzeho ariko cyaramfashije iki ngiki ndifuza ko nagisangiza abagenzi banjye. Comment section ni yanyu ndetse natwe sharing ubutumwa again ku bantu batandukanye, nibwo buryo buhari bwo kudushyigikira, nabwo buryo bwo kubwiriza utavuze. Imana ibahe umugisha rero kubwo twabanye muri The Survey, naho ubutaha tureba ibindi bitabo byo muri Bible.